Yesu arimo arakubaza ngo mbese urashaka gukira. Yageze kuri uyu muntu amenya igihe. Uzi ko Yesu azi igihe umaranye ibibazo? Uzi ko Yesu azi igihe uburwayi bwagufatiye? Uzi ko Yesu azi igihe umaze ufite intimba? Yesu ntakangwa n'ibyaha wakoze n'igihe wabikoreye, mbese n'uburyo wabitinzemo, ahubwo imbabazi ze n'ubuntu bwe nibyo bikugezeho. Akakubaza iki kibazo, arimo arakubaza ngo mbese urashaka gukira? Yesu ashimwe. Mumeze neza? Nabashuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Musabimana Fortune, ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Munyemerere dusenge. Nyagasani Imana Nyiringabo Uwera, turagushimye turaguhimbaje kuri kumwe natwe, izina ryawe rihimbazwe. Tugarutse imbere yawe kugira ngo tube ibikoresho, ukorere muri twe, uvugire muri twe. Reka tubure ugaragare Mwami, ubanze utubabarire gukiranirwa kuko turi abanyabyaha. Imbabazi zawe nizibe kuri twe kugira ngo ijambo ryawe rigire ubutware, ijambo ryawe rihumuriza abadahumurijwe, rikomeza abadakomeye. Ubane natwe, duhagaritse imbaraga z'umwijima, umucyo wawe nuturasire mu izina rya Yesu, amen. Nzanye intego y'ijambo ivuga ngo Yesu ntakangwa n'igihe bimaze. Reka dusome muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ni igice cya 5. Ni inkuru tuzi, ariko inkuru y'ijambo ry'Imana iraryoha cyane. Guhera ku murongo wa 5, igice cya 5, haranditse ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Twakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu ntakangwa n'igihe bimaze. Haleluya. Icyambere ni ukumwizera no kumwiringira. Yesu agera aha hantu ahasanga uyu muntu urwaye wari umaze imyaka 38 aryamye, yarabuze umuntu wamujugunya mu kidendezi. Ngo buri mwaka marayika yarazaga agahinduriza amazi, cyangwa se amazi igihe marayika yazaga akayahindura, umuntu wabanzaga kujyamo yarakiraga, yabonaga ubutabazi. Urumva ubwo butabazi bwabonekaga rimwe mu mwaka. Uyu muntu rero wari umaze imyaka 38 arwaye, yarabuze umuntu umujugunyamo. Yesu ntago yitaye ku gihe amaze. Yesu amubonye aryamye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Haleluya. Yesu arimo arakubaza ngo mbese urashaka gukira. Yageze kuri uyu muntu amenya igihe. Uzi ko Yesu azi igihe umaranye ibibazo? Uzi ko Yesu azi igihe uburwayi bwagufatiye? Uzi ko Yesu azi igihe umaze ufite intimba? Uzi ko Yesu azi igihe umaze mbese ubumuga bwarabaye ubumuga? Yesu azi igihe ubimaranye. Haleluya. Kandi ntakangwa n'igihe bimaze, ahubwo arimo arabaza ngo mbese urashaka gukira? Haleluya, haleluya. Yesu ntakangwa nuko ibyaha bishobora kuba ari byinshi muri wowe, ndetse n'uburyo wabitinzemo, ahubwo arakubaza ngo mbese urashaka gukira? Nahindura nkakubaza mbese urashaka gukizwa? Mbese urashaka gukizwa? Yesu ntakangwa n'ibyaha wakoze n'igihe wabikoreye, mbese n'uburyo wabitinzemo, ahubwo imbabazi ze n'ubuntu bwe nibyo bikugezeho. Akakubaza iki kibazo, arimo arakubaza ngo mbese urashaka gukira? Mbese urashaka gukizwa? Imana ishimwe. Ndumva nawe ufite gusubiza ngo ndabishaka. Umurwayi yahise asubiza, ngo umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu. Hari igihe Imana itubaza ikibazo, aho kugira ngo dusubize ngo turashaka gukizwa cyangwa turashaka gukira, ahubwo tugatanga impamvu zatumye tudakizwa. Ugasanga umuntu afite impamvu ivuga ngo impamvu ntakizwa ngiye byarananiye, impamvu ntakizwa
kanaka nawe ntiyigeze akizwa, n'uriya yarakijijwe ariko aratubeshya. Mbese ugatanga impamvu. Ahangaha uyu murwayi yagombaga gusubiza ati ndashaka gukira, nta mpamvu nyinshi. Erega Yesu ntago kugukiza bisaba ibintu byinshi bihambaye. Yesu icyambere ni uko umwemerera ukavuga ngo yego ndashaka gukizwa, ndashaka gukira, ndarwaye, ukemera ko urwaye. Iyo tugiye kwa muganga, iyo ubonanye na dogiteri kugira ngo ubashe gukira uburwayi, ni uko umubwiza ukuri. Ntabwo wajya kumubwira ngo impamvu ngo narwaye ngo igifu, ngo ni uko ngo nariye imyumbati, ngo ni uko nariye ibi. Ahubwo uramubwira uti ndwaye igifu. Mbese ugahita ugaragaza uburwayi, nuko urwaye, nuko umeze, hanyuma akabona uburyo akuvura. Yesu rero yabajije uyu murwayi, undi kubera umubabaro, kubera no gutinda ku kidendezi, kubera no gutinda mu kigeragezo, atangira kuvuga ngo nabuze umuntu njugunya. Ntabwo yumvaga ko Yesu yahita ategekesha ijambo ngo bibeho, ngo bihite bikunda. Ahubwo yagaragaje impamvu atigeze nawe aboneka mu kidendezi, akavuga ati iyo ngiye kujyamo unda ntangamo, kuko mfite umuntu wanjugunya mu kidendezi. Umva ubwisobanuro. Ntabwo ari byo Yesu yari amubajije, ariko kuko Yesu yari yamubonye akamugirira imbabazi, ngo yari yamubonye abona ko akeneye imbabazi, abona ko yamubabarira, hanyuma aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe. Haleluya! Ikorera uburiri bwawe wigendere. Haleluya! Nawe umaze igihe mu kigeragezo, umaze igihe ufite uburwayi bukomeye, yewe warivuze biranga, ariko Yesu arakubaza ngo urashaka gukira. Mwemerere ati ndabishaka. Uca bugufi imbere y'umusaraba we, uca bugufi, hanyuma arakubwira ngo ikorera uburiri bwawe ugende. Haleluya! Kuko nta ndwara n'imwe imunanira. Aramubwira ngo ikorera uburiri. Haleluya! Imana ishimwe. Mureke twumve icyo Yesu arimo atubaza. Ntabwo yitaye ku myaka umaze urwaye, ntabwo yitaye kuko nta muntu wo kugufasha ufite, ntabwo yitaye kuko hashize igihe kirekire, ahubwo yitaye ku mutima wawe. Yamaze kubona umubabaro wawe, yamaze kubona agahinda kawe, yamaze kubona uburyo ibyawe byagucanze. Ahubwo mwemerere agukize. Haleluya! Nagira ngo mbwire abantu batinze ku gisasiro, batinze ku buriri, batinze mu bigeragezo, ngo umve ukuntu Yesu akubwiye uyu munsi aba ari wowe, hanyuma akubwire ngo ikorere uburiri bwawe ugire gute, wigendere. Yesu ntabwo yitaye ku gihe bimaze. Yesu ntabwo yitaye ko byananiye abandi baganga. Yesu arashoboye. Nimumvugire ngo amena. Yesu arashoboye. Ni umugabo w'ibigango, ni umwami w'abami, ni igiti cy'inganzamarumbo, ni isoko idakama. Arakubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugire gute, ugende. Haleluya! Ariko icyambere ni uko umugaragariza aho urwaye. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu ni umuvuzi w'imitima, havura umutima. Haleluya! Umutima urimo intimba abasha kuwuvura, umutima urimo ibyaha abasha kuwuvura, umutima urimo agahinda gakomeye abasha kugakiza. Wowe ujya utekereza no kwiyaka ubuzima, nagira ngo nkubwire ngo Yesu arimo arakubwira ngo ikorere uburiri bwawe ubyuke, kuko niko abivuze, kandi nubyizera birakubera uko ubyizeye. Yesu yitegereza uyu murwayi amugirira imbabazi. Haleluya! Yesu akwitegereze, akugirira impuhwe, akwitegereze, akugirira imbabazi. Urabizi ko urwaye ndetse urembye. Urumva urarwaye, urarembye, ibyaha byarakurwajije. Ufite agahinda karakurwajije, ufite indwara nawe zimwe ntuzi izo arizo. Hari izo ushobora kwivuza bikemera, ariko izindi byaranze. Ariko ikorera uburiri bwawe wigendere. Haleluya! Haleluya! Yesu ni umwami, Yesu ni umwami, Yesu ni umwami. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo Yesu aramubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe, ku murongo wa 8, hanyuma ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Mumvugire ngo amena. Haleluya! Iri jambo ni ijambo riryoshye, ni ijambo ryiza. Nagira ngo nkubwire
ngo Yesu akugenderere, akugirire neza, akugirire impuhwe, atitaye ku gihe umaze, atitaye kuri buri kimwe cyose, hanyuma kurengere, nanjye ndengere. Muhe karibu uvuge ngo Yesu mwana w'intama w'Imana, ndumva nkwemereye, ndumva nkuciriye bugufi. Umunsi umwe yagiye gukiza umuntu, amuga ngo mbese urashaka ko nkukiza? Aravuga ngo ndabishaka. Nawe bwira Yesu ngo ndabishaka. Wikwita ku gihe bimaze, wikwita ko byakunaniye, ahubwo ita kuri Kristo. Kristo afite ubushobozi bwo gukiza. Imana ihimbazwe. Munyemerere dusenge. Nakubwiraga ngo Yesu ntago yita ku gihe bimaze, ahubwo aje kukugirira neza. Mbese uramwemereye? Mbese uramwizeye? Mbese wizeye umwana w'Imana? Reka dusenge dufatanye kumwizera, hanyuma tuzamura ibyifuzo dufite. Ibikuryamishije ni byinshi, ibikubabaje ni byinshi, ibiguteye agahinda ni byinshi, indwara, ibibazo, ariko Yesu niwe gisubizo cyacu. Tumwizere, tumwikomezeho. Icyubahiro ni icy'Imana. Dusenge. Nyagasani Mana Nyiringabo, turagushimiye yuko utita ku gihe ibyacu bimaze. Witegereza uyu muntu, ubona ko amaze igihe kirekire hariya ku kidendezi, hanyuma umugirira ubuntu. Imbabazi zawe ziramuhagurutsa. Haleluya, uhabwe icyubahiro. Itegereza abantu batinze ku kidendezi. Mwami Imana, birashoboka ko amazi yihinduriza, bajya kujyamo bakabura ubajugunya. Mbese Mwami Imana, ibibazo duhura nabyo tubura ubidukemurira, ariko turashimira Kristo kuri umwami wacu. Turagushimira ko tugirira impuhwe. Girira impuhwe aba barwayi, girira impuhwe abafite imitima ibabaye, batabare. Kiza ubu burwayi, hagarika izi mbaraga, irukana aba badayimoni, kiza imitima yumvise iri jambo. Ni ukuri turashaka gukira. Abana bawe reka utubohore, reka utugirire neza, ukize uburwayi, hagarike Mwami, wirukane imbaraga mbi, uduhe ubuzima. Kandi turagushima kuko utita ku gihe bimaze, kuko utita Mwami Imana ku gihe umuntu amaze mu gahinda, ahubwo ukamukura mu gahinda, ukamumara intimba, ukamuhumuriza. Ngwino uduhumurize, ngwino udukomeze, ngwino udukize. Turakwizeye kandi tukwishingikirijeho, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom. Hanyuma nugera hano kuri M14, utera agatebe, wumva ijambo ry'Imana. Niwumva ari gufashije, urifashishe bagenzi bawe. Nusanga utarakoze subscribe, ukande aho handitse subscribe, ukande kukazogera, uzajya ubuhita ubona ibyigisho bica ahangaha. Ubutumwa bwiza bukugwe neza. Imana ikwishimire. Amen.